Derukana Mudenge yiyemeje kwiyegurira agacupa yitwaje ko nta mwana ariza. Uyu munsi se yaba akomeje uwo mugambi cyangwa yahinduye imitekerereze? Amaherezo y'igare rya Nsengiyumva se yo yaba yarabaye ayahe? Mukurikira umukino. Iyi nayo yari imaze gusumbana rwose. Yewe ikoraga kuba ibyo pe. Umva ndagenda nyigabanya buhoro buhoro turajya kusikivi namaze kuyiringaniza ntawe usigaye. Nyamuneka tema neza goma ataka imiyenzi giyenzaga kubibabona gatutarukiye. Tema buhoro pe. Ariko cyari byarakuze we. Yaba we. Ubagise kandi tweke kwa mugabo wanjye. Hamata imenza ngo yemujisho wa Mariya we. Shonga nta nabikubwiye. We naryajisho ryapfaga kureba nukuri ubanza none rigiye guhuma. Nsengiyumva ndahumye birarangiye. Hayiga. Siko byari ryajyaga rindya. None niryageregezaga guhunyeza naryo rigiye guhuma burundu koko. Ayiga mana. Ko Nsengiyumva pfana iki nibibazo koko. Ihangane rwose Nsengiyumva komera. We. Wa Mariya we. Birangye we. Akira hino. Egera hino singirene. Kamera mamashereka yewe niyo muturi hafi. Ungirene. Kamera mamashereka. Kamera musago nkuye Nsengiyumva. Ariko se pfa gukwedura ukure mu kamere. Sinjya numva bavuga ngo iyo umuntu yigeze konsa ngo yakanze cyane amabera avamo amashereka. Nta mashereka gari mwe Nsengiyumva nawe. Umuki? Urukumva se amashereka gaza gari kuvayo nta mwana dufite uruka kwibere uretse gushinyago. Use kunkomeje kuribwa cyane kuko nkora iki wa Mariya. Ndaribwa ariko Nsengiyumva usiko nibutse icyo wakora. Uvuga vuba icyo nakora ngikoreye kuko ndaribwa cyane. Urazarira kandi ndibwa koko. Mva nyine nkubwire gabanyamahane irukanguje kwa gasatsi rugira umugore wa gushirema amashereka dore we ari konse. Ngo umugore we nyine ari konse. Umva ndababara we. Nende kubyumva ari kwihangana. We wa Mariya nigi ndana tedore sindo. Ndavuga ko iriguye amata y'imiyenzi ari ryo ryapfaga kureba ukagira ngo ndakubesha se. Ndaje yeme. Akaze mucoma twumvikane rwose. Muteze ko nta kandi kabarenzi uranziza ikiko. Icyo nkuzagura kiza ariko mude. Yes. Ukuri rwose reba ukungenza ndashonje rwose muco. Numva ko kuva bwacya ntaranasamura rwose. Sinisha n'umwaka rwose. Njewe ibyo ntibindebaga ariko. Umva njewe nta kintu nagupimira udafite amafaranga mude. Oya. None se basi. Wakunza nibirayi cyangwa se bitoki ukamana amafaranga. Yego nabishatse burya najya mbikoherereza. Ariko naje nkajya niborerema yo kwirira. Kareka. Musi urumva bimeze biti. Urabyumva? Ubwo se ubwo birayi n'ibitoki wabikura he mude? Mvusha mu mirima. Buri kuntakamba ufite aho wabikora. Ntuba wagiye yose. Erorera jiyo. Wowe reka nkubwire. Wowe nyemerera dukorane urebe ko bitazajya bikugeraho kandi kugiye. Njoga zawe gusa. Ubikoye hese. Keretse niba ari uko byibahari. Byibase nibiri keganye mfite imirimo. Kandi sinkurana n'abajura mude. Abajura se niba? Umva sinkeneye gusubira mu buroko ntari umujura. Urya bose se warafunzwe muco? Sha ntabwo bize. Umva nokeje ihene y'inyibano mbese nyine nayiguze n'uwayibye baramfata baramfunga. Nazinutswe burundu kugura ibintu ntazi yo byavuye. Umva keretse byazanywe ku isoko. Ariko se ndikuruka mubaza niko muco unyise umujura rero. Ubundi se nturi umujura mude? Umva mbese umvaga hose nje amakuru angeraho. Akajaga umva nawe nikumbabura urumva zahamere n'imvi hari iterambere uteze kuzagira urumva uzumira kumbabura niyo mirundi yawe isuma niyo izipfuke urumva kugeza kurengeje witaka. Ikimuga giseka gurujo koko. Kimuga kandi byose bituye munsi y'inkono. Kimuga ni ndeca muco. Kimuga ni uva uranseka ngo nzagwa mu mucokeza. Uzagwa muziko nyine. Uzagwa ese handi hatari mu kabari. Mu kabari se birakurebaho iki? Wowe wagira ngo bakoraza uruzerero. Sarara ni wowe nta hantu maraga kabiri. Nta faranga rikuregamaga mu mufuka. Bikakurebaho iki? Ubwo suri kotseka koko. Ntabwo useka se. Yo genda.
ari kubiyundika nkigendera koko beti. Oya papa oya rwose ntabwo nabyemera kugenda udasamuye. Kuko nkererwa kujya kurangura ngo ntegereje kubanza kurya. Ariko papa nawe rero ubu n'ubu nakumbuye kurya ibiryo natetse nyuma y'igihe kirekire mba maze nari hano ndi ku ishuri. Yego mba mbikumbuye mukobwa wanjye, ndetse rwose nawe mba ngukumbuye, ariko rero aho ntahira ntabwo ndaza rwose tubisangire. Ndagira vuba humura papa ntabwo bitinda. Hari hehe ko mushaka ngo mfashe? Ububare bukomeje kumbaho bwinshi ni mumubwira we. Nsenge umva kutaka cyane ubaye iki? Ushaka se ninde ko twese duhari? Ndashaka Mukarugwiza yewe. Ahubwo ni mumubwira zari hehe? Namukeneye ngo mfashe. Mukeneye ngo gufasha iki se Nsenge? Iryo jisho se kuripfutse habaye ni amahoro. Ariko se urambaza iki? Nyamara ukomeje kundangarana kandi ndi kuribwa cyane. Nimubwira hano Mukarugwiza yewe ndamushaka. Nsenge iyo mba amahoro kujumbaririza. Yewe Mukarugwe nta mahoro ntayo, ndaje ngo mfashe rwose. None se urashaka ko ngufasha iki Nsenge iyo? Ikintu umugabo mugenzi wawe atagufasha ushaka ko ngufasha ni iki? Yewe numiwe pe, nibwo nabona umugabo utaka gutya. Ntabara wowe ukabyara we. Ni wowe mubyeyi wenyine uri hafi wakirira amashereka mu jisho. Nyine urumva natimaga imiyenzi itarukira. Wase ko munseka. Ariko none ubwo muhisemo kunseka kandi mbatakira ko mbabara koko. Nsenge yumva rwose tubabarire ntabwo ari ukuguseka, ariko ntabwo ibyo bintu nabikora. Reka ibyo ntabwo ari umuti. Kwa muganga batubwiye ko igihe umuntu atokojwe n'amata y'umuyenzi ay'umuvumu cyangwa ibindi binyabutabire agomba gufungura amaso agakanura cyane agashyiramo amazi asukuye neza buhoro buhoro nibura nk'igihe cy'iminota 15 hanyuma akihutira kujya kwa muganga. Yego rwose niyo mabwiriza duhabwa n'abaganga. Ariko ndabinginze rwose nimumfashe mu kireba amashereka wenda ibyo bindi ntabanza kubitekerezaho, ariko bari nibura bwagabanutse. Ndaribwa cyane n'impamo y'Imana. Nsenge yumva rwose ntabwo nakora amakosa nyaza. Ariko ubuzi ko gushyira amashereka mu jisho bigira izindi ngaruka mbi zirimo kwanduzanya indwara igihe uyagushyiriye maze ifite. Abagome gusa. Ubwo se niki kibabujije kumfasha kitari ubugome mwifite? Ari umugore ari umugabo mwese muri abadahambana. Urabona ngo mwange kumfasha kandi ndi kubabara koko. Itu nimujyane muzapfa muri abadahambana. Bara n'umuti koko. Kamashinge hari umunsi zabaruka mukisanga ku wundi mugabane muri mwenyine. Murumva? Niko se mujyana ko ntacyo mbwira. Ufite amatsiko ariko muga? Cyane ndayafite menshi cyane rwose. Niko mu kagari mu midugudu mugezehe mukangurira abantu kuza ku kigo nderabuzima kwisuzumisha indwara y'amaso. Tubirimo kandi abo tubibwiye tubona babyakira neza rwose. No mu nteko y'abaturage twarabivuze rwose. Tubabwira ko hano ku kigo nderabuzima cyacu hari abaganga bahuguriwe gusuzuma indwara z'amaso. Nuko rwose ni byiza cyane pe mukomerezaho. Buriya ni mu bibakangurira ari benshi bakanabyumva. Hano tuzabakira ari benshi. Mukomeze mubibabwire mubabwire ko abagejeje ku myaka 40 kuzamura haribo bibasirwa n'indwara y'ishaza kandi ko igihe batisuzumishije batabimenya kuko ishaza ntiriryana. Ni nuko tubibabwira rwose kandi abenshi badusezeranya ko bazaza ku kigo nderabuzima mukabasuzuma muga. Nuko nambwiye ko wakoresheje inteko y'abaturage se? Yego rwose ku munsi w'inteko y'abaturage bampaye umwanya ntanga ubwo butumwa bujyanye no kwisuzumisha indwara z'amaso. Yego noneho abagejeje ku myaka 40 kuzamura mbabwira ko bakwihutira kwisuzumisha ishaza kuko iyo bimenyekanye hakiri kare baryoza rigakira ku buryo rwose bwihuse. Ntiwumva? Kandi bikaba bibarinze ingaruka zirimo ubumuga bwo kutabona. Rero no mu mugoroba w'ababyeyi ndetse no mu nama ya nyuma y'umuganda uzasaba ijambo bishimangire. Nibyo rwose nzabikora muga. Ahubwo rero bashobora kukubaza ibibazo ugasanga nawe ntusobanukiwe. Ubwo se nk'ibyo bambaza simbona ibisubizo ni nk'iki muga? Ubuse bakubajije nk'ibimenyetso byatuma umuntu akeka ko afite ikibazo cy'amaso babimenya. Ibyo mwatubwiye mu mahugurwa harimo kugabanuka k'ubushobozi bwo kubona. Yego. Kugira imirishyi mu maso. Yego. Kubyiringira mu jisho. Yego. Kubabara amaso no gutukura amaso.
yego hanyuma rero hari izindi mpamvu zatuma umuntu yihutira kujya kwa muganga igihe umuntu yatokowe igihe akomeretse mu jisho n'igihe amaso atareba mu cyerekezo kimwe. nuko rwose mujyana nibyo wongeraho n'interuro igira iti n'ibindi bibazo byose byaba bibangamira amaso. muga njye nk'umujyanama w'ubuzima ngomba gukora igishoboka cyose abantu bakamenya aya makuru meza bafitiye akamaro bakajya kwisuzumisha amaso yewe bakanayivuza cyane rwose abagabo abagabo barabikerensa bakavuga ngo ijisho se ni ikintu cyakujyana kwa muganga. unyumvire nawe dore ko n'ubundi badakunda kwivuza iyo bigeze ku maso barayasuzugura cyane pe bakumva ko babaseka bagiye kwivuza cyangwa se bikaba ngo ari uguta umwanya. ibintu byose babirutisha imirimo yabo ya buri munsi cyane ko baba bashishikajwe no gukorera amafaranga muganga we. ubwo rero mugende mu batubwirire ko cyagiye bagize ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona bitewe nyine no kutisuzumisha amaso hakiri kare ngo banavurwe iyo mirimo yabo izadindira. ariko se mwana wa buri kanya uba wakira ubutumwa. mama erega umenye ko ndi mu biruhuko kandi nkumbura abanyeshuri nabo bakankumbura. ubwo se bose urabasubiza ukabivamo ra ko mba numva bihinda buri kanya. mama byihorere uzi iyo ndi ku ishuri ukuntu nawe mba nagukumbuye cyane nkumva nahita nigarukira mu rugo. ceceka mwana wa urabivuga urabizi ngewe ndagukumbura ntagerekaho kuba urumfasha uturimo ujye umfasha iyo uri hano nkumva ibintu byo kujya kwiga ubayo twabigukuramo. mama urambeshya wowe ushaka ko mba mari nkakwifashiriza uturimo gusa. erega uri hano nanjye mba natese mwana wa utuntu twose uratumenya nanjye nibura nkaba nduhuye umugongo. uzajya wihangana rero utegereza ibiruhuko. mama ndakumva mwana wanjye. ubu umaze kuba umuntu mukuru rero. ariko abana b'iki gihe kuba ugiye muri kaminuza rero nibyo bihise bikugira mukuru. si ibyo mama ahubwo nagira ngo nkubwire ko ubu nsigaye mfite umusore nkunda kandi hashize iminsi dukundana. arashaka kuzaza kunsura nkamubereka nkamujyana no kwa sogokuru akamusuhuza. mbega inkuru nziza ndakwishimiye mwana wanjye uwo mukwe wacu wowe nawe mbahaye impundu z'urwanaga. urakoze cyane mama ni ukuri biranshimishije ko wishimiye ko mfite umusore dukundana. ndabyishimiye ariko sinabura kukubaza niba warashishoje Betty. uramuzi neza uzi ko atari muri ba basongarere bo muri za kaminuza batagira gahunda. ni umuntu witegereje neza ukaba wumva ari igihe cyo kumwereka ababyeyi. mama ntugire impungenge rwose ndamwizeye arankunda cyane kandi nanjye ndamukunda. mwana wanjye ko menyereye ko abakunda niyo bageze mu gihe cyo kwiyereka imiryango baba bamaze gufata umwanzuro wo kurushinga. aho ntushaka guhubuka. mama umusore dukundana namaze kumenya neza rwose ndetse n'urwo rwego uvuga rwose twarugezeho. umukunzi wanjye ni umuganga tumaze imyaka 2 dukundana twatangiye n'umushinga wo kubaka urugo niyo mpamvu nifuza kuza kumubereka. uranshimishije cyane mwana wanjye nguhaye umugisha nka nyoko ukubyara ahubwo uze kuza kubibwira so kugira ngo nawe abimenye ndumva biri bumushimishe cyane. ko numva ntabitinyuka mama ahubwo se waje kumvugira. ngo kukuvugira se wowe ntugira umunwa Betty. ndawufite ariko hari ibintu numva ntatinyuka kubwira papa pe rwose ureba aho ubihere mvugire ndabigusabye mama. ubwo se nuri umutegereza agataha kugira ngo nimbivuga nabo nkosore nakubyivugire neza Betty. umva mama kandira ndakubwira ko mfite isoni none ngo urabivuga micaye. ugira ngo si imisonga ntitimbya buri kanya mude yakada si bariya badahambana bogoma umuntu atoranye nawe badushobora no gutanga umuti. aho uhita badahambana se niba nisengiye bigasasira n'umugore w'umukarugwiza gasasira katagwaga nabi banze kunshyira amashereka mu jisho kandi nababwiraga ko imiyenzi yanokuje urumva uzi ko nababwiye amashereka bayafite kandi bafite n'umwana muto ubwo uzi ko se nababwiye ngo nkanure bansiriremo bagahita bambwira ashaka ngo nshyiremo amazi asukuye ngo nindangiza njya kwa muganga. sibyo byavuye ariko ni igitangaza koko akareka nta mugabo wo kujya kwa muganga ibyo bintu ntabikubujije. ibyo nababwiraga se kare nta mugabo wo kujya kwa muganga amata n'imiyenzi yamugiye mu jisho. sibyo nababwiraga umuntu agiye kwivuza ibyo bintu bikorwa na gasasira gusa ntiwahuritswe n'umugore. noneho shanje njye ukuntu yaramuhunitse biriya karitasi by'ibishinge
baturika abantu sha bitenya nte. umva rero nkubwire Nsengiyumva, nubwo izo nshinge zitahaba nta muntu w'umugabo wo kujya guta igihe kwa muganga atonze umurongo n'abagore batwite n'abakecuru b'imputa n'abasaza rukukuri, nawe uri hagati yabo ngo waje kwiguza ijisho, baguseka bakarambarara ukananirwa no kugaruka kamashinge. Ariko mude uzi ko ibyo uvuga uri mukuri cyane cyese njya mbeshya. Ubundi uretse imisonga igira ikigatimbagura nkagira ngo haturikiyemo igishirira ku imiyenzi yagiyemo bakanyima amashereka yabo sinjanga ku gasantere nizanye haruwa ndandase. Singa ibyo byose se wakabimenyeza sinje nige utagiye gusuzuguza abagabo ngo urajya kwa muganga. ubundi ko kureba ndeba nkaba ngenda mu muhanda wigenze Nsengiyumva nta kibazo na kimwe mfite ikindi abashaka ni ahubwo uzi n'ikindi uzi ko nibutse ko hari utwatsi umukecuru wanjye yajyaga yahira agatwahira umuntu watokorwe n'amata y'imiyenzi cyangwa ay'umukoni agakamuriramo amata yatwo umuntu ahita agakira ako kanya amaso ugasanga arareba nk'ay'inyana. Ikibazo rero naratwibagiwe. Ariko uzi ko utwo twatsi koko nanjye ntwibutse ariko nanjye nkaba numva natwibuka kandi n'uriya wamari y'umugore wanjye akaba atatwibuka. Twibuka rwose ko ndakubwira kumera nk'ubuhandambuga. Inama rero ni Nsengiyumva. Iyi nama nirikomeza kukurya ushake umuntu wawe yararwaye amaso akajya kwa muganga mubaze niba hari umuti yaba yarasigaje urumva kuko baba baramuhaye nyine umusaba gutunyangirize muri iryo jisho ryawe cyangwa se ujye kwa mujyanama umusaba kugata. Nta kuntu yabura umuti nk'uwo mujyanama kandi aba yarayikoresheje. Ariko uzi ko ibyo bintu ari icyondo rwose inama zanjye ubundi ziba zimeze neza ntabwo ashobora kubura icyo akumarira rwose urumva yana kurangira bene bya byaje twavugaga. Nta kuntu yaba atabizi rega n'umujyanama w'ubuzima bw'abakire n'abakene n'umwe z'abakene ntabavura. Yayishimiye rwose inama niyo pe. Inama yanjye rero ntabwo ipfa kugenda ubusa. Urayishyura nibura rwose ni amacupa ye 3 y'inzoga nakabaye nguca menshi rwose nk'ay'umuvuzi ikubita bihu ariko rwose kubera ko nifuza gukira urishyura ayo ngayo 3 amacupa. Ariko ubundi amacupa nagura y'ikimudeli sinama nkugiriye ndacyaguhanira ko wanyibiye igare kugira ngo siyo tutaza kuba inshuti ubusimba amaze kukugezayo. Ijisho n'itaha ry'umubiri turirinde icyariteza uburwayi. Ubu burwayi bw'amaso bukomeje kwibasira Nsengiyumva se uba amaherezo yabwo azaba yahe? Imyumvire bufiteho se yo izamugwa amahoro? Ntimuzacikwe n'ikinamico twite ku maso yacu y'ubutaha. Ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RC Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. Icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. Bagabo muhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. Ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 07 88 46 63 72.